Indwara ya hemoroyide aba bantu benshi bakunze kwita karizo, ni indwara mbi cyane kuko ni indwara ibabaza kandi ifata abantu bose batandukanye. Ishobora gufata abana, urubyiruko ndetse n'abasaza n'abakecuru. Kurikira rero kugira ngo wumve umuti ushobora kuyikuvura. Muraho neza nshuti zanjye zo kuri Star 204 TV, ni kwa Koko wahageze. Ikaze mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere tugiye kubana, kora subscribe kugira ngo ikindi gihe uzajye ubona ibiganiro byacu byiza bya buri gihe, kuko kuba hano ntabwo uzigera uhahombera. Namwe dusanganwe ndabashimira cyane, muri abantu b'agaciro, Imana ibampera umugisha. Tudatinze rero reka tuganire ku ndwara ya hemoroyide cyangwa se karizo nk'uko abanyarwanda babyita. Tugiye guhera ku kintu cyaba kiyitera cyangwa se ibimenyetso byo kuba waba uyifite, kugira ngo wenda ushobora kuba wari uyifite ariko utabizi neza ko ariyo yagufashe. Ubusanzwe rero hemoroyide cyangwa karizo, ibimenyetso byayo bishobora kukwereka ko wayifashe, ko wayirwaye, ni igihe ujya kuri toilette bikanga ndetse wanahata bikaza ariko ugasanga witumye amaraso, umwanda wawe ukaba uvanze n'amaraso. Icyo gihe izaba ari karizo ariko ikirimo imbere itarasohoka, kuko ubundi iyo imaze kugera ku rwego yakurenze cyangwa se wayirwaye bigaragarira buri wese, ubundi irasohoka. Ni nayo mpamvu nyine abanyarwanda bayise karizo, kuko hari akantu nyine kameze nk'akarizo kaba kaje mu kibuno, ndetse gashobora no kutaba kamwe, tukaba tubiri. Uko iminsi igenda ishira, iyo utinze kuyivuza tugenda tuba twinshi, ugasanga ufite utuntu tumeze nk'uturizo nyine mu kibuno. Ntuhangayike rero, kuko uyu munsi ngufitiye umuti, waba waramaze kuyirwara cyangwa se yari iri hafi kukwataka, ndaza kukubwira umuti hanyuma ubundi wivure ukire. Tuvuye ku bimenyetso bya karizo rero, reka tujye ku bintu bishobora kuba biyitera. Ubundi iyo karizo irandurwa, ushobora kuyandura uramutse ugiye mu bwiherero bwakoreshejwe n'umuntu uyirwaye, uko nguko nyine yituma akava amaraso. Iyo toilette iramutse idasukuwe neza ukayijyamo, nawe bishobora kukuviramo kuba warwara karizo. Ikindi kintu, iyo ukora akazi gatuma wicara igihe kinini, ukamara umwanya munini wicaye kandi utanywa amazi ahagije, nabyo bishobora kugutera karizo. Ikindi, bishobora guturuka ku mara, ubwoko bw'amara ufite. Hari abantu bagira amara maremare ku buryo digestion igorana, no kugira ngo imyanda isohoke bikagorana, hanyuma nyine bikagutera impatwe cyangwa se constipation. Ibyo byose rero iyo ugiye kwituma, kwa kundi wituma uhatiriza, niho udutsi dutoya two mu kibuno ducika ndetse ugakomereka, bikaba ari karizo yagufashe. Noneho utwo dutsi kandi dushobora no gusohoka. Utwo dusohoka hanze ni udutsi tuba twabyimbye, ni inyama nyine zibyimba byatewe n'uko kwikanira cyane. Ubwo rero murumva ko ni ngombwa kwiyitaho. Ni ngombwa mu gihe uri mu kazi ugajya ufata umwanya ugahaguruka ugatembera kandi ukanywa amazi ahagije, kugira ngo bitazakuviramo ingaruka ya karizo. Ikindi, kutarira ku gihe nabyo bishobora gutuma ugira karizo. Ni ukuvuga ngo kutagira isaha, kutanoza imirire yawe ngo unywe amazi, urya imboga, urya imbuto. Ikindi mbese ukajya urya rimwe wariye saa moya, ubundi saa tatu, ubundi ku buryo digestion yawe cyangwa se igogorwa ritagenda neza, nabyo bishobora gutuma ugira iyi ndwara ya karizo. Hanyuma rero kandi ntuhangayike, kuko nyine nk'uko nabibabwiye, mbafitiye umuti hano nk'uko tubikesha impuguke zitandukanye mu by'ubuvuzi ndetse no mu mbonezamirire. Ibyo byose twabyegeranije ndetse dukoresheje n'ibindi bitabo bitandukanye, twabegeranije umuti ushobora gukoresha ukivura karizo. Ikintu cya mbere cy'ibanze ni urubuto rwa pome, ni karoti, ni tungurusumu. Ibi ngibi ubikoresha nijoro mbere y'uko ufata ifunguro rya nimugoroba. Ukuntu rero ubigenza, ufata urubuto rumwe rwa pome
na karoti imwe, ubwo byose uba wabironze bitunganyije bimeze neza, ugafata intete eshatu za tungurusumu, ibi ukabikatakata, iyi pome n'iyi karoti ndetse n'izi tungurusumu uko ari eshatu, ubwo nyine uba wazitonoye ukazitunganya neza, twose ukadukatakata neza, ubundi ibi bintu ukabirya mbere y'uko ufata ifunguro rya nimugoroba. Ni ukuvuga ngo ushobora kubifata mbere y'iminota 10 mbere y'uko ufata ifunguro, kandi ibi bintu uru ruvange ukabikoresha mu gihe cy'iminsi 7 udasiba. Buri joro uko ugiye gufata ifunguro ryawe ugafata uru ruvange rwa pome na karoti na tungurusumu. Hanyuma rero ku manywa, ku ifunguro noneho rya ku manywa ukoresha igitunguru gitukura ariyo oignon rouge, ugakoresha indimu, ugakoresha n'amashu, hanyuma ugakoresha n'amavuta ya elayo cyangwa se dukunda kwita olive oil. Hanyuma rero ibi bintu wavuga uti byose bikoreshwa gute? Aha ni ku manywa nibwo ubikoresha. Ufata igitunguru kimwe gitukura ukagikata, ugafata indimu imwe ihishije neza, bibaye byiza yaba igishishwa cyayo cyarabaye umuhondo, ukayikamura, hanyuma ugakata n'ishu. Aha ukoresha ibiyiko 3 binini, by'amashu, ibi biyiko ni rushe ntabwo ari bya biyiko bitoya, mbese ni rushe 3 z'ishu wakase neza duto duto, hanyuma ugatonyangirizamo ibiyiko 2 by'amavuta ya elayo. Amavuta ya elayo cyangwa olive oil nk'uko mu ndimi z'amahanga babivuga. Ibi bintu nabyo ubikoresha saa sita mbere y'uko ufata ifunguro rya saa sita, mbereho iminota 10 n'ubundi ugiye gufata iryo funguro. Hanyuma rero ntabwo ushobora gufata uyu muti umwe, iyi miti ikora ikoranye. Iyi miti uko ari 2 haba uwa nijoro n'uwa saa sita birakorana. Ntabwo ushobora gukoresha uwa nijoro gusa ngo uwa saa sita uwihorere, ahubwo nyine ni ukuvuga ngo iyi miti uko ari 2 ikora ikoranye. Hari uriya nababwiye wa nijoro, hari n'uwo ku manywa saa sita mbere y'uko ufata ifunguro rya saa sita ukawukoresha. Ibi nabyo nyine uzabikoresha mu gihe cy'iminsi 7. Hanyuma kandi ukeneye ubuki bwiza bw'umwimerere butavangiyemo ibindi bintu. Murabizi ko basigaye bavangamo nk'amasukari n'ibindi bintu bikica ubuki. Ubundi ubuki uri bukoresha umuti bugomba kubuhabwa n'umuntu wizeye, umuntu utakubeshya ngo abe yaguha ubuki buvangavanze ibindi bintu, ariko iyo ari ubuki bw'umwimerere ni umuti mwiza cyane. Nyuma rero yo gukoresha iri funguro cyangwa se ibi biribwa nijoro ndetse no ku manywa, nanone hari ikindi kintu uba usigaje. Ubu buki rero urabufata bwiza bw'umwimerere, hantu ukahasukura, ubwo ndavuga mu kibuno ahari karizo, ugafata ubuki buke ugashyira ku gatoki ugasigaho kuri ya karizo, ugasigaho ugiye kuryama, ubundi ukiryamira. Ibi bintu bizagukiza karizo vuba byihuse. Ikindi twavuze ko hemoroyide ishobora kuba irimo imbere itaragaragara, itarasohoka inyuma ngo ibe iyo karizo, ariko nyine waribonyeho bya bimenyetso byo kujya kuri toilette ugakomereka ukaba wava amaraso. Ukundi kuntu rero ubigenza iyo karizo itari inyuma, ufata bwa buki ukabushyira ku gatoki wakarabye neza intoki zawe neza, kuko uramutse ubikoze n'ubundi ku ntoki hari umwanda, ushobora kwinjiza ayandi ma infection muri cya gisebe ufite. Hanyuma rero ubwo utunganya intoki zawe neza, ukazoga n'amazi meza n'isabune, noneho ugasigaho bwa buki ukinjiza mu kibuno, hanyuma ukageza nyine hahandi haba hameze nk'aho hakomeretse. Ibi nabyo ukabikora mu gihe cy'iminsi 7. Ibi bintu bizagufasha, bizakuvura karizo cyangwa se bikuvure hemoroyide mu gihe cya vuba, kandi ukire neza, nawe ugubwe neza. Kwa kuryaryatwa, kwa kujya kuri toilette ukumva ugize ubwoba ugatinya kurya, ibi byose bizashira. Kandi wongereho kuzajya unywa amazi menshi ahagije, kuko burya karizo iterwa na constipation. Iyo umaze igihe kinini utituma,
nyine iyo ugiye kwituma birakugora, hagacika ibisebe cyangwa bigatuma na twa dutsi nk'uko nabivuze duturika, bigatuma nyine ugira iyi karizo. Ni byiza rero kunywa amazi, ukarya imboga, ukarya imbuto, ugakora siporo, ukiyitaho. Ibi bintu bizatuma ugira ubuzima buzira umuze. Mwakoze kubana natwe rero. Iyi ni Star 204 TV, ni kwa Koko. Ndabizi neza ko hari abansabye kubabwira umuti wa constipation cyangwa impatwe mu Kinyarwanda, nawo naboneraho nkawubabwira, kuko n'ubundi constipation karizo iterwa na constipation. Constipation y'igihe kirekire itera hemoroyide. Iyo rero ubona ugiye kuzajya ugira utuntu tw'uduconstipation hato na hato, reka nkubwire nanone nawe umuti ushobora gukoresha. Ushobora gufata ibinyomoro bihiye neza, nyine iyo ugiye kukirya uko kiba kimeze, ibinyomoro 3 byiza ukabironga, ubundi ukabikuramo wa mutobe wabyo w'imbere, ndetse n'utubuto byose bivanze. Icyo udakoresha ni igishishwa. Mbese nka kwa kundi iyo umuntu agiye gukora amasedwane abigenza, ufata za mbuto n'amazi by'imbere mu kinyomoro, ukabikuramo, bikurishamo ikiyiko, ugashyira ku kantu keza, ugakoresha ibinyomoro 3. Noneho ugafata bya binyomoro ukabishyira ku gasafuriya keza nanone wasukuye, ugatereka ku muriro, haba kuri gaze, haba ku mbabura, haba ku nkwi, biterwa n'icyo ukoresha. Hanyuma ugafata ikiyiko kinini cya marigarine cyangwa se bureba, ukakivanga na bya binyomoro. Ubwo biri ku mazi, biri ku muriro, ukavanga, nta kindi kintu ushyizemo, nta mazi, nta munyu, nta sukari, nta mavuta. Ukabivanga kugeza igihe ya bureba cyangwa ya marigarine iri buze kuyenga, bikivangavanga nyine na bya binyomoro. Hanyuma ugafata urwo ruvange ukarurya cyangwa se ukarunywa, bitewe n'uko biba bimeze. Ibyo bintu ukabikora nka 3 mu cyumweru uramutse ufite impatwe ikomeye cyane. Ariko kwa kundi ujya kwituma bikanga bitewe n'ibyo wariye, digestion ikagenda nabi, ukumva byanze, ushaka kubikoresha umunsi umwe. Ubundi nakubwira iki? Uzabe hafi ya toilette, kuko nta kindi kintu gishobora gutuma ujya kuri toilette nk'iki kintu. Uzabikore, uzambwira. Ibi bintu birafasha cyane, birafasha babandi bajya ngo kwiyina no kugira gute. Ibi bintu uzabikoreshe igihe uzumva wagize constipation, cyangwa se umwana wawe yayigize, ariko wa mwana umaze gukura urya. Ku mwana we ntabwo wamuha ikiyiko kinini, wamuha akayiko gatoya, ubundi ukarindira arituma rwose neza. N'umuntu mukuru akituma, ntimuzongere kugira constipation, ndetse ikaba yabakururira no kuba mwagira indwara ya karizo. Mwakoze rero kubana nanjye, Imana ibampere umugisha. Niba ari ubwa mbere, ndacyagusaba gukora subscribe, ndetse ukore no kukazogera, kugira ngo ikindi gihe tuzajya dushyiraho ibiganiro byacu byiza bya buri munsi, uzajya ubana natwe. Imana rero ibampere umugisha. Bye bye bye.